Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom, ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu dusenge. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yohana igice cya 20 umurongo wa 15 kugera ku wa 18 haravuga ngo Yesu aramubaza ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwiraho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni, bisobanura ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko narazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Amena. Umurongo wa 18 niwo nagiraga ngo dutinde. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami. Ndagira ngo muri iki gitondo, uyu munsi, nawe ubona Imana bitandukanye n'ukundi wigeze kubona Imana. Muri uku kwezi ubona Imana, muri uyu mwaka ubona Imana bitandukanye n'ukundi kuntu wigeze kuyibona cyangwa se wigeze kuyumva. Bitandukane ubona Imana, ubona Imana mu buzima bwawe. Si uko tutabonye Yesu, oya. Si uko Mariya atari yarabonye Yesu, oya, yari yaramubonye, ariko igihe azukiye nibwo yaramubonye. Haleluya. Mu yindi forume tubona Imana, ubuzima bwacu tubona Imana, mu rugendo rwacu rw'agakiza tubona Imana, mu rugendo rwacu rw'ubuzima tubona Imana. Tubona Imana mu ngo zacu, tubona Imana idutabara, iduhindurira ibihe. Hano ku murongo wa 15 Yesu aramubaza ati, mugore urarizwa n'iki? Urarizwa n'iki? Nanjye reka nkubaze wowe unkurikiye, wowe unyumva, urarizwa n'iki? Reka wongere ubone Yesu muri ibyo byakurizaga, muri ibyo birikuriza abantu. Reka wongere ubone Yesu. Umara we yibwiraga ngo ari umurinzi w'agashyamba, yari ataramumenya. Icyama ngo urushaho kumenya Yesu. Ngo Yesu aramubwira ati, Mariya. Imana izi amazina yacu, Yesu azi amazina yacu. Ngo abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane, abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane, abayo yabamenye kera, abayo yabamenye kera cyane. Haleluya. Amen. Yatumenye kera, yamuhamagaye mu izina. Mariya ahamagawe mu izina, niho yahise amenya uwo bavugana uwo ari we. Haleluya. Ngarahindukira aramwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni. Hari icyo Mariya yaraziranyeho na Yesu, hari kode Mariya yaraziranye. Rabuni, databuja. Ayiwewe Rabuni we, uyu munsi nkubone. Haleluya. Mwami Yesu we, uyu munsi nanjye nkubone. Ngo Yesu aramubwira ati, ntunkoreho ngo narazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data. Yesu baba we, haleluya. Ngo ntunkoreho, niko yamubwiye, ngo narazamuka ngo njye kwa data. Ese wari uzi ko Yesu ari umuvandimwe wawe? Wari uzi ko Yesu ari umuvandimwe wacu? Haleluya. Ngo ntagire isoni zo kutwita abavandimwe be. Yesu aradukunda. Ngo ugende ngo babwire yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so. We wakire so umwami n'umukiza, ufite so, wirira iso. Imana ishoboye byose, El Shaddai arahari. Ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo ngo wirira, ahubwo ufite so ugukunda, ngo kandi ku Mana yanjye ariyo Mana. Papa wacu ni Imana yacu. Mariya aragenda abarira abigishwa b'inkuru ati, nabonye umwami Yesu. Ndakumenyesha ko ufite so. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Nk'uko se w'abana bagirira ibambe, ngo ni ko Uwiteka arikorera abamwubaha. Ufite papa wawe rero, no t'inquiète pas, nabonye umwami, ngo kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Ubona Imana kuri buri saha y'uyu munsi, ubona Imana igutabara, ubona Imana iguha amahoro, ubona Imana izana ihumure, ubona Imana igukura aho wari uri utagombaga kuba, ubona Imana inyuranye ibihe, ihindura ibintu, ibibi bihindura ibyiza, ubona Imana icecekesha ibyari bishakuje, ibyavuzaga induru mu buzima bwawe, mu buzima bwacu. Tubona Imana yongera kutwuzuza umwuka wera bundi bushyashya, twongera gukorana n'Imana bundi bushya, tuva ku rwego tujya ku rundi. Tubona Imana yongera kuducaniramo imbaraga, itujijura, tugira ubuhamya bushya, tugira amashimwe mashya. Icyubahiro cy'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Turagushimiye Mana, tugusize hejuru, ni wowe Mana, uri uwera. Mwami, uyu munsi tukubone, wowe uduhaye kubyuka amahoro, turabigushimiye. Rabuni, 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 Mukiza mwiza, Databuja, Mana, Mana toranya, Imana ireba iterekwa, Imana nziza, Kristo Yesu. Papa, turagushimiye, wakoze kubw'ubuntu bwo kubaho, ubuntu bw'umunsi turabwakiriye. Haleluya. Muri ubu buntu harimo kongera kukubona, harimo kongera gukora kwawe, harimo kongera kugira neza kwawe, harimo kongera kubona ubundi buntu bwawe. Haleluya. Wakoze Mwami. Uwiteka uturinde uyu munsi, tugumye tukubone, mu byari biduhangayikishije tukubone, mu byari bituruhije tukubone, mu byari bitumye imitima yacu ibabara tukubone, mu byari bitumye turangaguza tutabona hirya no hino tukubone, mu bacu tukubonemo, mu miryango yacu, mu nshuti zacu, mu byacu tukubone, aho turi mu bihugu turimo tukubone, uhindura ibintu, uhindura amategeko, ibyari bituremereye, ibyaturushyaga, ibyo byose ubihindura, mu madosiye yacu tukubone, mu izina rya Yesu. Ngo Mariya aravuga ngo nabonye umwami. Ayiwe, haleluya, ngo nabonye umwami. Ntabwo wabona mu maso ha Yesu ngo ugume uko wari umeze. Oya, Mariya yahise ashira amarira, abonye Yesu kuko yari ari kurira, atazi aho bashyize umwami Yesu, ariko amubonye amarira yahise ashira, aravuga ngo Rabuni, Rabuni, haleluya. Iri zina ndarikunda cyane, Rabuni. Imana ishimwe. Nawe ugire kode uziranyeho na Yesu, Yesu akuziho, naguhamagara ujye uhita wumva ijwi, kare Yesu muvuganye. Haleluya. Ujye utumenya uwo ari we ukuvugishije. Imana ishimwe rero, Data wa twese ahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Umunsi mwiza, umwami abishimire, Kristo niyamamare. Haleluya, shalom.